bishwe n'ibyaha. Turimo turaganira ku magambo avuga ngo kwera mu ngeso zacu zose. Muranyumva neza? Turaganira ngo kwera mu ngeso zacu zose kugira ngo Imana ibone uko ikorana natwe ndetse ibone uko ikorera muri twebwe. Ejo twaganiriye twavuze ku mihamagaro itatu. Tuvuga ku muhamagaro ko Imana iduhamagara imihamagaro itatu. Nawe wabona indi, ariko ubwo mu gihe nari ndi kuvuga iyi Imana yasize ku mutima wanjye, numvishe itatu. Imana iduhamagara imihamagaro itatu: umuhamagaro wo kwihana ibyaha, ikaduhamagara umuhamagaro wo kuyikorera, ndetse ikaduhamagara umuhamagaro wa gatatu wo kuzabana nayo iteka mu ijuru. Ejo rero twavuze ku muhamagaro wo kwihana ibyaha, tuvuga no ku muhamagaro wo kuyikorera. Tuvuga yuko umuhamagaro wo gukorera wo kwihana ibyaha wahamagawe, umuntu wese yarahamagawe ngo yihane ibyaha. Nayo mpamvu Yesu yavuye mu ijuru. Twavuze ibintu byinshi. Umuhamagaro wo gukorera Imana wo, abakorera Imana bagomba kuba bujuje wa muhamagaro wa mbere, kuko gukorera Imana dukwiriye kuyikorera twihanye, dukijijwe, twitandukanije n'igisa n'ikibi cyose, dusohotse muri ba bandi, dusohotse muri bya bindi, tukitandukanya n'abatizera, tukabivamo tudakoze ku kintu cyose gihumanye. Hanyuma Imana Data ikatwakira, ikaba Imana yacu, tukaba abahungu bayo n'abakobwa bayo. Hanyuma igatura muri twe, igakorera muri twe, ikagendera muri twe, ndetse ikaningingira n'abantu bayisanga nabo ikabingingira muri twe. Uyu munsi rero twabuze yuko dukomeza n'umuhamagaro wa gatatu, umuhamagaro Imana yaduhamagaye kugira ngo tuzabane nayo mu ijuru mu bwami butazahanguka. Pasiteri kandi nanamushimira kubw'uyu mwanya w'umugisha ampaye, kubwo kumpesha umugisha wo kuvugira imbere y'Imana. Yambwiye yuko muri gutegura igaburo ryera. Hanyuma ejo twavuze ngo tuzahera ku murongo wanditse muri Mariko, ubutumwa bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko, ibice 14 umurongo wa 25, ahavuga ngo 14, Mariko umurongo wa 25, ahavuga ngo ndababwira ukuri yuko ntazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bw'Imana. Yesu amaze gusangira n'abigishwa be bwa nyuma, yarababwiye ngo ni ukuri sinzongera na rimwe kunywa kuri vino, sinzongera kurya, ndategereje yuko muza aho ngiye kubategurira. N'uwo murongo duhereyeho. Yesu yasangiye n'abigishwa bwa nyuma, arangije arabasezera abwira ngo sinzongera, kereka mu bwami bwa Data nibwo tuzongera gusangira, nibwo nzasangira namwe, nibwo tuzarya nkababagira ibi by'ubuye, nkabaha iby'amaso atabonye, nkabaha iby'amatwi atumvise, mu bwami bwa Data. Imana ishimwe. Hanyuma munkundiye twasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana nanone, ibice 14 duhereye ku murongo wa mbere wenda tukageza ku wa gatatu. Ubwo muraza kongeraho n'ahandi nyine twasomye habanjije. Aho haranditswe muri Yohana 14 rimwe kugera kuri gatatu, haravuga ngo ni Yesu wabibwiraga n'ubundi abigishwa be. Yarababwiye ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba atarahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Haleluya, haleluya. Yesu yagiye kudutegurira hacu kugira ngo ahari natwe tuzabeyo. Hariho umuhamagaro Imana yahamagaye abantu wo kuzabana nayo mu bwami butazahanguka. Imana ishimwe. Uyu muhamagaro rero nawo wahamagawe abantu bose. Imana nishimwe. Ariko ikibabaje bose ntabwo ariko bawitabye. Bose ntabwo ariko bitabye uyu muhamagaro. Ariko wahamagawe abantu bose bahamagariwe kugira ngo bazabane n'Imana Data wa twese mu ijuru. Nicyo yabahamagariye. Yarabahamagaye, arababwira ngo
nzabana namwe mu bwami butazahanguka. Imana nishimwe. Haleluya. Uyu muhamagaro turawuhamagarwa kugira ngo tuzabane n'Imana Data wa twese mu ijuru. Buri wese yarahamagawe. Hanyuma ariko nubwo hahamagawe bose, ikibabaje ntabwo ariko bose bitabye umuhamagaro wo kuzabana n'Imana mu ijuru. Ibiri gitubwira ngo abatowe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bake. Imana izongera itoranye. Ntabwo mbizi niba muri mwe hari abantu banyuze nkaho nanyuze, twajyaga turirimba ngo twaremewe twese kuzajya mu ijuru, ngo niho twese tuzishima iteka. Ubwo abahanyuze babyumvise. Ariko nubwo twese twaremewe cyangwa twahamagariwe kuzaba mu ijuru iteka, ariko abantu bazajyayo hari aho binjirira, ni hahandi twatangiye. Twese twarahamagawe uwo muhamagaro, ariko abazajyayo, kuko Kristo azongera agatoranya, abazajyayo ni abanyuze hahandi muri wa wundi twabanjije wo kwihana ibyaha. Imana nishimwe. Hariho ijuru ryateguwe, kandi ritegurirwa abera ngo bazaribemo. Ariko abantu bazajyayo nubwo hamagawe bose, abazemera guca mu irembo ry'intama, ari ryo Kristo, bakezwa n'amaraso ya Yesu, abo ngabo nibo bazaba muri urwo rurembo. Abinjiriye mu rurembo, abinjiye mu irembo, aho ngaho niho umuntu ajya yinjira agahinguka ahandi bita ku musaraba. Utinjiriye mu irembo ari ryo Kristo, irembo ry'intama, ntabwo agera ku musaraba. Ariko wanyuze muri iryo rembo, wihanye ibyaha, ukinjira muri Kristo, uwo nguwo niwe ugera ku musaraba, maze wagera ku musaraba akaguha amabwiriza yose. Reka mbabwire ho gatoya. Aho ngaho niho umuntu witwa Mukristo yanyuze. Niba muri mwebwe harimo abantu basomye agatabo k'umugenzi, barahita babyumva cyane vuba vuba. Mukristo ngo amaze kunyura muri iryo rembo yinjiriyemo, akagera ahitwa ku musaraba. Umusaraba ngo yarawitegereje gusa, ngo hasaga n'ahazamuka gato, maze ngo umutwaro yari afite yari yarawubanye igihe kirekire, yari yarabuze uwawumukuraho, ariko ngo akitegereza umusaraba. Haleluya. Umutwaro yari afite ngo wivana ku bitugu, yari yaragerageje uburyo bwose, yabonye abamubeshya, yabonye abamushuka ngo anyure mu nzira zibuzanijwe, ariko ku musaraba ahageze, awurebye gusa, haleluya, umutwaro wivana ku bitugu. Kuri uwo musaraba ahageze, Mukristo ngo yahahuriye n'abagabo batatu. Abo bagabo batatu abo twaganiriye ejo, niba mubyibuka, urabasanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa 23. Aho umaze kwihana ukitondera ijambo rya Kristo, Imana Data ikagukunda, hanyuma ikazana na Yesu, maze bagatura aho uri n'Umwuka Wera yazanye nabo. Imana ishimwe. Abo ni abagabo batatu turimo tuvuga. Mukristo yahuriye nabo ku musaraba. Uwinjiye mu irembo rero, agera ku musaraba, niho ahurira n'abagabo batatu. Nabise abo bagabo batatu ni Yesu, ni Imana Data, ni Imana Umwana, ni Imana Umwuka Wera. Hanyuma umugabo wa mbere ikintu yakoreye Mukristo, bose icyarimwe ngo baramubwiye ngo amahoro, baramusuhuje ngo amahoro. Haleluya. Noneho umugabo wa mbere ngo aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Hanyuma uwa kabiri ngo amwambura ubushwambagara, amwambika imyambaro myiza, amwambika umwambaro w'ukuri, amwambika umwambaro w'agakiza. Imana nishimwe. Hanyuma umugabo wa gatatu ngo amushyira ikimenyetso mu ruhanga, amuha n'umuzingo w'igitabo, agenda awusoma, arangije aramubwira ngo kandi uyu muzingo w'igitabo uwurinde. Murimo muranyumva? Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Turakumva neza cyane rwose. Turajya dupepera, abenshi bakupye mikoro ntugire ikibazo. Yes, abaho umugisha. Amen. Arambwira ngo uyu muzingo w'igitabo ni uzerekana nugera no ku rurembo rw'ijuru, ngo ubwo rero uzawubike neza. Abo ni abagabo batatu. Umuntu winjiye muri wa muhamagaro wo kwihana, agera ku musaraba,
agahura nabo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ariko umuntu utaranyuze ku musaraba ibyo ntabyo agira. Uzi ko ari abantu muhura bakaba bari mu murimo w'Imana ariko bataranyuze aha, ariko barinjiriye ahandi. Uzi yuko mukirisitu ageze mu rugendo ngo yahuriyemo n'abandi bagabo ngo bo ariko ngo akabona ngo buriye inkike, bakurira inkike hanyuma bakagwa mu nzira hagati. Ntabwo baturutse mu irembo rirasukirwaho. Hariho abari muri iyi nzira, hariho abari muri uru rugendo, hariho abakora umurimo w'Imana ariko batarinjiye muri wa muhamagaro wo kwihana ibyaha. Imana rero nidufashe tugirire neza, ariko Imana ishaka ko duca aho ngaho hakwiriye mu muhamagaro wo kwihana. Rero abataranyuze, muzi ko hariho abantu bakora umurimo w'Imana nyine iyo batanyuze ku musaraba, iyo batanyuze mu irembo ntibageraho ku musaraba ngo bamburwe buriya bushwambagara, bambikwe umwambaro muzima ukuri. Buriya bushwambagara ni imirimo ya kamere, buriya bushwambagara ni ibyaha, ni ibya kera. Siko hariho abantu bari mu murimo w'Imana bacyambaye ubushwambagara. Harabusanga ubushwambagara bw'amagambo, harabusanga bakiri mu murimo w'Imana bambaye ubushwambagara bwo kwangana, bafite ubushwambagara bw'amoko, bagifite ubushwambagara bwo gusambana kuko ntibanyuze ku musaraba. Ariko Imana ishaka ko abayikorera baba baranyuze aha ngaha, kandi aba ngaba ni nabo bazajya muri wa muhamagaro wo mu ijuru. Rero umuhamagaro w'ijuru tujyamo twahamagariwe guturamo. Iri juru Imana iryita ingando, cyangwa Bibiliya ryise ingando, cyangwa hano bakaryita ihema. Iri hema niryo Aburahamu yatuyemo iminsi ye yose yo kubaho. Nusoma igitabo cy'Abaheburayo mu bice byaho 11, iri hema Aburahamu yabaye mu mahema. Kubaka amazu ntacyo byari bimubwiye, ngo kwizera byatumye aba mu mahema, ngo yabanamo na Isaka na Yakobo, haleluya, ayaturamo. Iby'isi ntacyo byari bimubwiye. Iyo usomye Bibiliya muri icyo gitabo cy'Abaheburayo 11, ubona ku murongo wa 10 ngo ni umudugudu wubatswe n'Imana ubwayo. Ni umudugudu wubatse ku mfatiro, wubatswe n'Imana ubwayo, irangije irawurema. Uwo mudugudu ni Imana iduhamagarira kujya guturamo abakijijwe. Amen, amen. Imana ishimwe. Uwo ni abakera bategerezaga, bituma bazajya bitanga, bituma batanga gukubitwa, bituma batanga gutotezwa, ariko ntibihakana Imana. Niwo abakera bategerezaga, bakazajya bahinduka ibishungero, ntacyo byari bibabwiye. Nyamara Bibiliya yarambwiye ngo bapfuye bakizera, ngo batari bahabwa ibyasezeranijwe, ngo babibonaga nk'ibirorirori biri kure, ngo maze bakabyishimira, ngo bakavuga ngo turi abashyitsi n'abimukira, tuzabisanga. Amen, haleluya. Ngo bavuga batyo, ngo baberekana yuko bashaka gakondo, ngo iyo baba barakumbuye gakondo ya kera y'ibyaha bavuyemo, ngo baba barabonye uburyo bwo kuyisubiramo, ngo ariko ntayo bashaka. Haleluya. Bashaka iyo yubatswe n'Imana, ngo iruta iya mbere kuba nziza, ngo nicyo gituma ngo Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Haleluya. Uzi ko hariho abantu Imana ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko nyine batanyuze hahandi ku musaraba, kuko batitwara nk'uko Imana, uko ijambo ry'Imana ribishaka, igakorwa n'isoni. Ariko abo ngabo bavuga ko bashaka gakondo, ariko abo ngabo bavuga ko ari abashyitsi n'abimukira, ntabwo ngo Imana ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Imana nibaha umugisha. Haleluya. Amen. Tujye tuvuga ko turi abashyitsi n'abimukira. Reka dukumbure gakondo tuzabamo. Byari byakubaho ukabona umuntu ukuntu yitwara, ukuntu ameze, ukajya uvuga ngo Mana we umfashe abantu be kubona yuko tuziranye kubera uko yitwara. Imana nayo bijya biyibaho. Icyama ngo Imana ibe fiyeri yawe aho uri, icyama ngo Imana inezezwe nawe nuko ituye muri wowe, uyemereye, ntikorwe n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Imana nishimwe. Rero reka ndashaka kugira ngo mbibutse ikintu twasomye muri Mariko 14. Yesu ari muri jeune, cyangwa Yesu yiyirije ubusa. Yesu ntaheruka kurya, aheruka kurya cyagiye asangira n'abigishwa be banyuma. Umenye uyu munsi ko Yesu ari mu kwiyiriza ubusa, ari muri fasting, cyangwa ari muri jeune.
yaretse ibiryo, yaretse kunywa, aragutegereje wowe nanjye. Haleluya. Umva ukuntu ari iby'igiciro. Icya kabiri, umenye yuko Bibiliya itubwira ngo ibyaremwe byose bifite amatsiko yo kureba umugeni wa Kristo. Niko mu Baroma hatubwiye ibice 8 umurongo wa 19. Imana nishimwe. Icya gatatu, nagira ngo nkubwire ko batubanjirije bose za ntwari zo kwizera, nabo tuvuze ko bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, abo bose, abo nkubwiye ntabwo barahabwa ibyasezeranijwe, bategereje ko tugerayo. Bibiliya ivuga ku murongo wa 39 n'uwa 40 n'icyo gice cy'Abaheburayo cya 11, haravuga ngo abo bose nubwo bamaze guhanywa neza kubwo kwizera kwabo, ngo ariko ntabwo bahabwa ibyasezeranijwe. Kubera iki? Ngo kuko Imana wowe nanjye, haleluya, yatugambiriye bikirushaho kuba cyiza, ngo kugira ngo badatunganywa tutari kumwe nawo. Nagiraga ngo nkubitse ibyo bintu uko ari bitatu. Yesu yiyirije ubusa aragutegereje, azarya azanywa waje. Icya kabiri nuko ibyaremwe byose bifite amatsiko yo kureba umugeni wa Kristo ari wo twebwe. Icya gatatu nuko abatubanjirije badutegereje, nibahabwa ibyasezeranijwe tutari twagerayo. Imana nishimwe. Yesu nadufasha, Yesu naduhe kubiha agaciro, Yesu naduhe kubikumbura, Yesu naduhe guharanira ibyo. Umva abo bantu bose, ibyo byose nkubwiye, none wowe umva bimeze gute? Urakumbura aho hantu? Mbese wumva wifuza kuzabayo? Mbese uri ready, uriteguye? Wumva uhakunda? Wumva uhakumbuye? Mbese wumva uhashaka? Bagera mu irembo, bakagera ku musaraba, bagakurwa imitwaro na bya bindi byose, maze bagakomeza urugendo badakebakeba. Imana ishimwe. Nibyo nari nkwibukije uko ari bitatu, ariko rero mva nongere nkwibutse ibindi usanzwe uzi. Ijambo ry'Imana rigusaba, ijambo ry'Imana riragusaba ngo niba ushaka kuzaba muri uwo mudugudu, niba ushaka kuzareba nyine uwo Yesu ngo musangire uri muri jeune, hanyuma ukazaseruka nk'umugeni wa Kristo, abantu n'abamarayika bategerezanyije amatsiko yo kuzakureba, hanyuma ugahaguruka ukaza muri ya randevu abera bagutegereje ngo muzasangire. Umva ijambo ry'Imana rigusaba. Ijambo ry'Imana riragusaba gutwarana. Haleluya. Matayo yaranditse 11 umurongo wa 12 ngo uhereye kera, uhereye mbere na mbere, uhereye ku bwa Yohana Umubatiza, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibugisha mu imbaraga. Imana nibaho umugisha, ibigishe gutwarana, dutwarane. Imana iradusaba gutwarana niba dushaka kuzaba muri buriya bwami. Icya kabiri, ijambo ry'Imana ryaratubwiye muri Yohana wa mbere ibice 3, nushaka uzahere ku murongo wa mbere ariko ugeze ku wa 3. Haravuga ngo turabana b'Imana, atangira ngo murebe urukundo Yesu Kristo yadukunze. Umurongo wa 2 akavuga ngo turabana b'Imana. Haleluya. Amen. Turamera ntabwo kurerekana. Umurongo wa 3 ukatubwira ngo ufite ibyo byiringiro akwiye kwiboneza du matin au soir, du jour au lendemain, uko bwije n'uko bukeye, ukiboneza nk'uko Kristo aboneye. Imana ni gushoboza wowe nanjye twiboneze nk'uko Kristo aboneye. Nitumara gutwara twiboneze nk'uko Kristo aboneye. Icya gatatu, ijambo ry'Imana riradusaba kuba maso, ijambo ry'Imana riradusaba kwirinda, ijambo ry'Imana riradusaba kwihangana, hanyuma tugategereza Yesu. Ndagira ngo nkubaze, uri gutwarana gute nshuti yanjye? Ndagira ngo nkubaze, ukora iki gishoboka ushoboye mu bushobozi bwawe bucyo ufite kugira ngo wiboneze? Ushobora kwiboneza udasenga ngo ube imbere y'Imana, ushobora kwiboneza utatura ibyaha ngo wihane, ushobora kwiboneza udafata ijambo ry'Imana ngo usome Bibiliya ku cyawe giti, ntushobora kwiboneza utabana n'Imana ngo uyishake mu maso hawe. Aka kanya konyine ntabwo kaba gahagije. Wowe ubwawe nayo urimo uriboneza gute? Urimo uratwarana gute mu biguhiga by'aho ngaho mu Burayi, ibikurwanya by'aho ngaho mu Burayi? Urimo uratwarana gute? Mbese uri kuba maso? Birarambwiye ngo agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Irongera irambwira ngo tube maso, twirinde ibisindisha, tubone uko tugira umwete wo gusenga. Imana nibaho umugisha, Imana nibashyigikira. Uri kuba maso gute? Bibiliya irambwira ngo twirinde, Bibiliya irambwira ngo twihangane, dutegereze Kristo. Reka mbabwire akantu gatoya hanyuma mbaririmbire ya ndirimbo n'umutware. Ndabona umutware yaje. Ndashaka kurangiriza kuri aka kantu. Abantu bari bafite famiye, umugore n'umugabo, baza kugira ikibazo, babona nta mibereho bafite.
birashoboka namwe uko muri aho mu mahanga wenda habanje kuza umwe undi aza kuza nyuma. Umugabo abwira umugore ati ndagusize ngiye gushaka imibereho ariko ngusigiye amagambo 3, nyamuneka uzirinde, uzihangane, uzantegereze, nanjye niko nzabigenza, nzagaruka kukureba. Umugabo aragenda ashakisha imibereho. Birashoboka nawe byakubayeho, wasize ubwiye uwo wasize ngo uzirinde, uzihangane, uzantegereze, zagaruka nzagutumaho. Uri kwirinda ute mu byo uhura nabyo mu Burayi? Imana igufasha. Amaze kubona imibereho, abona ubuhake, ukeye wamuhatse, wamukoresheje amugeraho umugisha, aramubwira ngo tugende, wambwiye ko ufite umugore, mbwira ko ufite abana, ndashaka kuguha uburenganzira ukazajya kubareba. Hariho abagera aho bagiye gushaka akazi cyangwa guhakwa, simbizi niba ariko babyita, mu mbabare n'inkoresheje ijambo ritari. Hariho abagiye bagera mu Burayi bakavuga niba navuge identite yabo, niba navuga ngo wenda ndi umugabo, umuntu akaba umusore, impeta akaba yitaye hirya iriya, nubwo impeta kuyambara atari cyo kigaragaza ko ukunda umuntu, ariko ntunavuge kuri Mariya, ariko yaragiye arabivuga. Arangije igihe kigeze yarabonye ubuhake, baramubwira bati ndashaka ko tuzajya kuzana umugore wawe hano, wangiriyeho umugisha, none jya kuzana famiye tubane hano. Umugore basize bamubwiye ngo uzirinde, uzihangane, uzantegereze. Aragerageza. Umugabo aho agiye mu byo yakoraga, yaririndaga, yarihanganaga, yarategerezaga, yirinze. Ntari narangiza, wirinze ute? Wihanganye ute? Utegereje Kristo ute? Noneho akimara kuhava, abagabo bahise bakomanga buri munsi, buri mugoroba. Aravuga ati narabwiwe ngo nzihangane, zirinde, nzategereza umugabo. Niko ibyaha bikomanga ku rugi rwawe uyu munsi, mu gitondo na nimugoroba. Ubyirukana ute? Ubigurutse ute? Ubirwanya ute? Imana igufashe. Nuzi uko wirinze, nuzi uko wihanganye, nuzi uko utegereje. Igihe kigeze rero, wa mugabo ajya kureba umugore we. Ariko wa mugoroba, umva, Imana idufashe ku kirengarenga. Aburahamu yarasinziriye kandi yagurukije inkongoro kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Umugore yarihanganye, ariko ku kirengarenga cya nimugoroba umuhaye avance ananirwa kumusezerera. Avuga ati ni umunsi umwe ntacyo bitwaye. Urumva yarashonje, urumva yambaye ubusa, yabuze ibyo guha abana. Aravuga ati uyu yinjira arangaburira ijoro n'ibiki. Ateshuka ku nshingano, ku magambo 3 yasigiwe n'umukunzi we n'umugabo we. Arangije yinjiza umugabo. Umunsi yamwijije umugabo nibwo yahawe chance, yahawe grâce n'uwamukoreshaga kujya kuzana famiye ye. Abaragiye mu ijoro, arishimye, ngiye kubona madamu, ngiye kongera kubona famiye yanjye nyuma y'imyaka myinshi. Aragenda, urumva se warose agerayo. Ariko umunsi ahageze asanga umugore yinjije umugabo mu rugo, ngo akomange ku idirishya. Umugore umutima urakuka ati ninduje hano muri iri joro, ibi ni ibiki ko nta bantu basanzwe baza hano cyane? Arebeye mu idirishya asanga n'umugabo we. Ibaze ukuntu sene yagenze. Aritunganya buri cyakora, wa mugabo w'umucyure ari yacyuye ngo amuzingira mu kirago, yegeka mu nguni. Umugabo ngo yinjire, hari nyine icyo kirago. Aravuga ati mada, ati biti. Umugore nkaho yamuhobeye nko badaherukana, ati kubera icyo ushikigiye, kubera icyo ntunguye utambwiye. Umva, iryo ni ryo jambo yari kumubwira. Ntaha mukumbi umugabo arumirwa, aratangara. Aravuga ati ntacyo ndakumva koko nagutunguye, ariko ntacyo. Izi ni imodoka databuja amaye na ziriya, ngwino twimuke tugendere, nta kibazo tuzongera kugira. Umugabo atangira guterura ibintu, n'abagaragu shebuja yari yamuhaye, bashyira ibintu mu modoka. Wa mugore agiye, yabona umugabo aje, akagira atya kugira ngo cyakirago gisigare inyuma ntibakibone. Kirimo nde? Umugabo yahishemo. Bikomeza gutyo birarangira. Barangije gupanga ibintu byose, bageze mu modoka bagiye kugenda, umugabo yasigaye mu kirago. Hanyuma nyirurugo aravuga ati Mana we, natunguye umugore wanjye rwose, reka nsubire mu nzu ndebe ko nta kintu yibagiwe rwose, atazagera akababara uko yagitaye ari ukubera ngiye wamutunguye. Asubira mu nzu. Umugore ati ariko kuki usubira waje tukagenda? Asubira mu nzu. Burya Yesu ntaho wamuhisha, byose arabibona. Umugabo yinjiramo, yinjiye abona ikirago. Nimuterure kiriya kirago yewe tugende. Abagaragu baragiye bateruye kirago. Kuki ubundi mwakibagiwe? Bati ntitwari twakibonye. Ariko umugore yagihishaga arya. Ni ikihe kirago uri kugenda uhisha inyuma yawe? Uri kubambira. Ariko niyo wakibambira 5 cyangwa 100, Yesu warakibona, ntahishwa.
mugabo ati nimugiterure, barateruye biranze kiraremereye. Mugabo ati ntacyo nimuhambure, ibiro byabaye byinshi. Kurya mu ndege batubwira ngo gushyira ibiro byinshi hamwe mushyire 22 hariya n'ibindi wenda mufata ibiro 2, fungura tubigabanyemo 2. Ngo bafungure basanga harimo umugabo. Ugati mada ko nakubwiye ngo uzirinde uzihangana uzantegereze, ibi ni ibiki unkoze, ni iki kibaye, ni gute byagenze? Nta kwisobanura guhari. Umugabo aravuga ati ndababaye ariko nta kindi nakora, sigarana n'ikirago cyawe. Imana nidufasha. Ufite kirago kihe? Imana ni kurinda ikirago cyo wari ufite, gisandaze ugikubite hasi, ugifatanya n'abazima abagifite ibyiringiro. Yesu azaza nk'umujura, Yesu azadutungura. Yaravuze ngo uzirinde uzihangane uzantegereze. Imana nibaha umugisha, Imana nibagirire neza. Mu nkundire tubaririmbire iyi ndirimbo, hanyuma duhite turangiza. Ariko wirinde, wihangane, utegereze Yesu. Wibuke ko mu ijuru bagukumbuye. Yesu ari muri jene, byaremwe bifite amasiko yo kukubona, kandi abatubanjirije nta n'umwe urahabwa ingororano, bose bategereje yuko ugerayo. Haleluya. Ukwiye gutwarana rero, ukabonera nk'uko Kristo aboneye. Haleluya. Kandi ukaba maso, wirinda, utegereje Yesu. Yesu nabaha umugisha. Reka tubaririmbire n'umutware, tubaririmbire indirimbo ya 272. Mageze kwirembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be, tubane mu ijuru. Kwirembo, bari kwirembo, nuko araje, kandi ageze kwirembo. Byerekana kuza kwe, birihuta kuboneka. Agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kwirembo, bari kwirembo, nuko araje, kandi ageze kwirembo. Hazabura intambara, ntabwo amahoro azabura, keretse Yesu ansebyeho urupfu n'ibyaha.
araje, Yesu ari ku irembo kandi azaza nk'umujura. Twitegure tube maso, yaza mu gicuku, yaza mu gitondo, yaza ku manywa. Tube maso, twirinda, kwiyeza, dutwarana, kwitunganya. Yesu nabahe umugisha. Nagira ngo Pastor Etienne ntabwo mbizi niba